Yes, reka twongere tubasuhuze kandi tubifurize umunsi mwiza n'isabato nziza n'ubundi mu by'ukuri twizere ko ikomeje kugenda iryohera abayizihiza ariko kandi tunabifuriza gukurikira amakuru y'Intare Official. Tugarutse kuri byinshi bigiye bitandukanye biri kuvugwa n'ubundi hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugaruka ku makuru ya politike, diplomasi ndetse n'umutekano, hanyuma wenda tugenda tubabwira uko muri buri gace uko situation iba ihagaze. Tugaruka rero na situation zigiye zitandukanye. Turaje muri Kivu y'Amajyepfo, tugiye kuba tugaruka ku ngabo za abacancuro n'ubundi baba mercenaires. Bivugwa ko bamwe muri bo bamaze kuraswa mu rugamba rwahangaha muri axe ya Nyangezi, ndetse abandi bakaba barimo barwanira muri axe ya Ruvungi. Turabizanye muri rusange. Turagaruka ku uruzinduko rwa komanda secteur mu gace ka Abibogobogo. Uyu ni komanda secteur opérationnel hariya muri axe n'ubundi ya Murenge, aho hari gutegurwa ibitero bikomeye cyane bigomba kwibasira byanga bikunze umutwe cyangwa se aba autodefense batwirwaneho na M23. Turabizaho nabyo tubive imuzi n'imuzingo, ariko kandi ntabwo turi buze kubura kubabwira ku mirwano ikomeye cyane yabaye ku munsi w'ejo nimugoroba, ndetse ikaba inazindukiye muri groupement ya Binza. Ariko kandi noneho ntabwo ari muri Nyamirima, ahubwo ni mu gace ni muri axe n'ubundi yahariya aho bita Giseguru. Tugiye kuza tubabwire Giseguru mu gace ko bita Katanga, kari kumvikanamo urusaku rw'amasasu kugeza amagingo yangaya, aho M23 yakurikiye za nyeshyamba n'ubundi za FDLR zagabye igitero Nyamirima, ndetse zikaba muri Nyamirima hafi amasaha yose ageze muri abiri. Nizere ko rero turi hamwe ndetse tugiye gukurikirana cyangwa se tukabana muri aya makuru gatanu kuri kagenzi kako, nkuko mubikurikirana imbere ya screen zanyu. Sindi njyenyine, ndi hamwe na mugenzi wanjye nkuko mumubona. Bwana Clevan Mbemba, bimeze bite? Tumeze neza, turakomeye kandi turashimira Imana. Isabato nziza kubasenga ku isabato. Yego, kubayisenga bajya basubiza ngo umunsi w'umunezero. Yego, bifurije gukomeza kugira isabato nziza, ariko ntabwo bayisenga. Abasenga ku munsi w'isabato, yego, ikamifurije kugira isabato nziza. Abatangiye weekend nziza, ariko twe ntabwo tugira weekend, kuko iminsi yose turakora kandi tukaba turi gushakisha amakuru ko tugomba kubagezaho, kandi amakuru y'umwimerere, amakuru atavangiye. Turaje hano ku Intare Official. Intare muraho? Intare aho ziri zose ndazisuhuje. Jambo Intare, mukomere cyane, mbifurije kugira umugisha w'Imana ubane namwe, kandi mukomeze kugira amafaranga, mugure megabyte. Reka nsuhuze umumama mwita Mama Mado, ari muri Belgique. Mwifurize gukomeza kugubwa neza, nawe uno munsi ni ku isabato. Nimugoroba yanyandikiye ambwira ati ngo ndi kwitegura isabato Bemba. Ari kumbwira ngo nimusomye ku mata, nabizi kuri profile yanjye yo kuri WhatsApp. Hariho mfite chance ndi gusoma amata, kumbwira ngo nimusomye amata. Ni karibu, buno ziri gukamwa kabisa mu bice byose. Reka nsuhuze Mama Matilda, abantu bakomoka za Birambizo bose ba Kamari, abashegejwe n'ubwicanyi bwagiye bukorwa na bari aba Dominique Ndaruhutse na zira nteramwe ziri hariya. Eka mukomeze kwihangana n'ubwo imirima yanyu, insina zanyu, amazu yanyu, ibitari byanyu byose byamaze kugerwamo na zira za Wazalendu, bagatemagura bagatwika amakara bakabazisha. Ariko nimushimire Intare za Sarambwe ziri hariya. Reka nanjye nshimire Intare hano ku Intare Official. Yego, turaje rero, ngendaje kugira ngo manze nabahereza ano makuru yihutirwa, na amakuru agezweho, na makuru utasanga ahandi. Ndabona ko nshobora kuba ari nge Bemba uyabonyeho bwa mbere. Hano barabyandika mu Gifaransa, ariko déploiement des FARDC dans les Grands Kivu. Premier essai de mercenaires colombiens hier à Nyangezi. Même aujourd'hui plusieurs morts des FARDC et quelques mercenaires colombiens à l'arrestation de quelques éléments de FARDC et Wazalendu pale makumyabiri na gatatu. Abantu batumva Igifaransa, ariko abantu benshi baracyumva. Nuko mango hano mvuze duke, kuko gusoma n'Igifaransa byinshi
ujya usanga kuri YouTube bazana bwa butiku bwabo ati niki, kuko ariya marobo yabo ntabwo ajya yumva ikinyarwanda cyangwa igiswahili n'iringara, ahubwo yumva icyongereza n'igifaransa. Ntabwo ndasoma byose, barabiinterpretation da ikinyarwanda, bwo iyo umuntu avuze bitari byo barainterpreta bakakuvumbura. Hano rero icyo bashatse kutubwira, batubwiye ngo deployment zabaye nyinshi za FARDC muri Grand Kivu. Grand Kivu ni muri kino gice cyerekeye gifashe kuri Lac Kivu. Uriya na Goma nayo iri muri Grand Kivu. Hariho Grand Nord. Nord Kivu rero kino gice kumanuka uvuye hano za Goma hegereye Lac Kivu ni Grand Kivu. Answa Grand Kivu buriya kera ukuntu bayibaraga, Grand Kivu kera yari intara imwe gusa, yari intara imwe babaraga, yari intara imwe yaje kwigabamo gatatu. Grand Kivu buriya en general yo bayise Kivu nini, nkuko bavuga Grand Katanga ubu ngubu yamaze kwigabamo inshuro zigeze muri enye. Hariho Tanganyika, hariho ho Katanga, harimo za Lubumbashi, hariho ni Grand Katanga. Grand Kivu rero bari kuvuga iyi Kivu tu, uvuga Sud Kivu ubwo urumva ikoze kuri Kivu, buri gace kose gakoze kuri Kivu. Yego nukuvuga ngo bamaze kuba deployinga abasirikare. Murabizi ko twavuze ko ari abasirikare bagera mu 7,000, hagati y'7,000 kugeza ku 10 bavuye ku kibuga cy'indege cya Kalemi. Abandi bandi baza muri za Maniema, niko byagiye bivuga. Abandi bakavuga ko baje Kisangani, abandi banyuze Burundi. Noneho baje kugaba ibitero hara muri Nyangezi kuri 23, bazana n'aba mercenaires bavuye muri Colombia. Amakuru ariyo nuko abasirikare ba FARDC umubare urenga 15, umubare urenga 15, plus de 15, plus de 15 ni umubare urenga 15 baneteranijwe n'intare za Sarambwe zirabica. Baravuga ko abanyakolombia 2 barashwe barapfa, abandi 3 barakomereka, ku buryo bahise baburizwa indege bajya Bujumbura kugira ngo babone indege zibihutisha ngo zibajyane Kinshasa cyangwa bakazajya kuvurirwa bo muri Colombia. Nta n'iminsi 5 bageze muri Congo batangiye kubakoramo. Hano amakuru aravuga ko plusieurs arrestations hanafashwe bugwate abasirikari benshi ba FARDC. Ariko hano amahirwe bano bacanshuro muri Colombia 23 muri kurwanira hariya, kuki muri bano bacanshuro bo nabo mwafashe mugafata FARDC yonyine, ariko n'abazalendo nasuze ngo bajya mu imbere bashyirayo nyine bakoresha kamera. Nukuvuga ngo barwana ahanini bano ba mercenaires barwanisha imbunda za musada n'ibikoresho ndetse by'ikoranabuhanga, ntabwo bishora imbere ku buryo ki bashobora kubagwa gituma ngo babafate, ahubwo baba bari imbere nibo bafatwa. Aho bacancura nago ntoreba gasesadeke n'aba Wagner, ubundi n'ubwo ngo babaga bibereye inyuma, ubwo wazalendo FDLR FARDC akaba aribo bajya imbere, ugasanga kenshi na kenshi nibo bari gufata. Yego ikigaragara rero nuko bamaze gupfamo 2, abandi 3 bagakomereka mu buryo buhambaye. Ikibazo rero ngiki bwa Macacari, Gisegeti wazanye bari abo muri Romania ntacyo bakoze, aragenda ajya kuzana, azanye abo muri South Africa bo barapfuye, imirambo yabo yasigaye hariya muri za Sake. Azana abo muri Tanzania urabizi ibintu byababayeho, ajya kuzana abanyamarawi we, abo muri Malawi hari ahantu uzi na hamwe bigeze barwana, niba hari aho kwibuka. Abanyamarawi batubwiraga ko ngo abanyamarawi ngo ahanini ngo baba bakora muri systeme z'ubuvuzi na logistique, ngo niyo mpamvu bumvaga ko bo kenshi na kenshi bumvaga abanyamarawi batumvikana mu rugamba, ukumva ngo bo ngo baravura, ngo ubundi bo ngo bagakora ngo muri force navale baba hari hafi y'amazi, ngo abandi ngo bagaroba. Naba bari baje abanyamarawi ngo nabarobyi n'abapfumu, niba barakoraga mu burobyi bagakora no kuvura, kumva bari abapfumu bakaba n'abarobyi, ibindi bakoragamo n'iki logistique. Babaga babagiye muri bya bindi bya nani bya bachief, kuko ari uguteka, kumenya ngo impungure zingana gute, kumenya ngo ibishyimbo bingana gute n'amavuta. Ariko ikintu kibabaje ubona ko kiza guteza impagarara cyane, ni ukugira ngo operation ya mbere abacanshuro bagiye gukorera hariya Nyangezi bapfemo, baraswemo.
uri kumva ko n'ibintu eske turabona ngo biratangaje cyangwa birababaje ariko njyewe ntabwo bimbabaje kandi n'ibishimishije kubera ko n'ubundi abahomba ni igihugu cyacu Kongo niyihomba amafaranga akagombye kubaka 1 kilometre wenda na 100 metre ya kaburimbo bari kuyakoresha muri ibyo bikorwa byabo. Urumva ko ikiba ari ikibazo hagati aho ngaho, urumva ko ngo barahembwa bararaswa, ndetse buriya yo basinya amasezerano bwana Bemba hagati ya leta na bari abacancuro hari amafaranga baganira bavuga ko uzaramuka apfuye icyo bita indemnité de service. Bakavuga bati abasirikare bacu bagiye kuza ku rugamba baze ko barwanira, muzajya mutwishyura yangaya kona abacancuro, hanyuma nidupfuje umusirikare muzajya muduha amafaranga angana cyane kandi abari menshi ku rwego hejuru. Twaje tubikurikirana mu masezerano bari bafitanye na babandi ba Wagner babanya bo muri biriya bihugu, n'ubundi twagiye tugarukaho tuza gusanga ngo mission yabo ngo amadolari atari make yabaga yatangwa kuwa ramuka apfuye. So urumva ko nkuko wari ubigarutseho ni perte cyangwa se ni igihombo gikomeye cyane kuri ku bakongomani ndetse no ku mutungo wa Repubulika Iharanira Demokarasi. Tubwire rero ari amakuru ya Binza. Yes, muri groupement ya Binza hakaba muri localité n'ubundi yahangaha ubwo ni Kiseguru. Murabizi ko yuturutse groupement ya Binza igizwe na axe buriya Nyamirima ni mu birometero 40 uturutse ahangaha muri territoire uturutse ahangaha Kiwanja urakomeza Kinyandonyi harimo birometero 40 kuva ntuza kuva hano Kiwanja mu mujyi kugera Nyamirima 40 hagati aho, ariko ava ugere Nyamirima uba ugomba kubanza wagera Kiseguru ndetse wanyuze na Gisharo yemwe na Kinyandonyi. Hagati aho ngaho ni uduce tumwe dufite uriya muhanda ufunguye werekera hariya n'ubundi Ishasha. Muzi ko imipaka yafunguwe ndetse ikaza gufungurwa n'igihugu cya Uganda, ariko kandi nubwo bwana Bemba nani ambasaderi wa Uganda yahamagajwe, bavuze ko ngo hari ibyo agiye kubazwa ngo ute bafungurira inyeshyamba mu mupaka. Hagati aho ngaho Museveni yabikoze abizi kandi yarazi ko ibyo ngibyo bigomba kubaho byanga bikunze, afite ibisobanuro ari bujye gutanga. None bakimara gufungura iriya boda ya Ishasha bahise batekereza ko byanga bikunze amafaranga agiye kuboneka, bahita batangira nabo kujya gutega ibintu by'amambiskade muri uriya muhanda. Murabizi ko uriya muhanda wigeze ndetse ushimutwamo umunyakenyakazi watwaraga imodoka aza gushimutwa, ndetse M23 ishakisha ikora ibishoboka ibyo ari byo byose iramubona muri ariya mashyamba n'ubundi ya za Binza. Amakuru rero ahari ku munsi w'ejo bundi murabizi ko habereye imirwano ikabera Nyamirima, ndetse mu by'ukuri Wazalendo ngo zari zirimo gushaka ndetse na FDL zikora muri biriya bice ukuntu zajya zikora amakopi by'abandi bita ngo coupeur de route, bakaza mu mihanda bagatega bagashimuta ibintu nk'ibyo. Mama 23 rero yaje kuba nabo inkwakuzi vuba bahise ba intervena, hanyuma biza kurangira babasubije inyuma ndetse bana bakubise gusa imirwano ikaba yarabaye akanya kane. Mu kubakurikira rero amakuru mfite nuko ngo bahunze biruka nkaberekera mu gace ka Giseguru. Amakuru akatubwira ko ngo ndetse ngo mu kwiruka bageze Kiseguru mu 23 naho yari ihari, yaje kubakurikira kubakubita bamanuka berekeza ngo mu gace ko bita Katanga. Iyi Katanga murabizi ko ni muri ya mashyamba ya axe ya Rwindi, na amashyamba mu by'ukuri y'indiritsa FDLR biriya bice, kandi harimo iriya FDLR iyobowe na Badani hariyo yitwa ubwo se ni Rudi FPP abajyarugamba, hakaza na Rudurunana nayo, ariko Rudurunana nayo iri ariko barimo ubundi hari amaparike, hakazamo na FPP abajyarugamba, hakazamo na Maimai Jetem. So urumva ko rero ari amashyamba bayibandamo kuko iyo byabakomeranye ntabwo berekeza, kuko ari ya mama 23 amashyamba yose yo muri axe ya Rwindi yamaze kuba iyasukura neza, ahubwo bafata plan iyo badakomeje ngo baze bahinguke mu bice birimo zabamba hakunze kuba amashyamba ya za Kazaroho ngo bagiyo, ubundi baratraversa bakajya muri National Park Queen Elizabeth, Park Nationale yitiriwe Elizabeth yo muri Uganda.
akaba ariho bahungira bakamaraho iminsi ubundi bakakongera bakagaruka. iriya ndayizi kuko kuva ndi kwerekerano bita muri za Hoima muri district ya Hoima ni hafi yo kuri lake Albert. Ntabwo twagiye guca, twageze Kabare dukomeza tugera Mbarara, tuva Mbarara ntitwafata umuhanda werekera Kampala uciye bita za Masaka, dukomeza turi kwerekera za Fort Portal, no twaciye ahantu kuri donc hari urugabano muri parike nationale Queen Elizabeth National Park, twayigiyemo nk'amasaha 5 kabisa. Nini turakomeza tugera za Fort Portal tugire ahantu bita za Masindi, hari ndahazi kuzageza hafi ku mupaka wa Uganda wa Sudani y'Amajyepfo, hafi kuri bazaruwa hakurya ngaho hari ndahazi cyane. Nuko ngo bava rero hariya za Shasha uvuye kuri lake Edward, yego, ukambuka hakurya umaze kuginjira muri iriya parike. Ariko iriya parike burya isa naho igiye gufatana na parike ya Virunga, bisa naho igiye gufatana iri muri hariya muri za Rwindi. Rwindi burya inafatanye na ntuzana na niriya parike nationale ya Elizabeth National Park. Yego komeza ko rero niho bakunze kujya. Impamvu binza bigorana nuvuga ngo bakubiswe ku rwego rukomeye, baratraversa n'ubundi bagahita binjira aho ngaho n'ubundi bakazongera bakagaruka. Ni muri iyo style rimwe na rimwe wumvaga ukumva ngo abitwa ngo ba Dominique Ndaruhutse ngo babagiye muri za Uganda, ukumva ngo aba FDLR barambuka ba Dane bakajya Uganda, nta handi baba bari kujya. Ni muri inzira yabo rero reka nyibabwiye, bano bava muri Rucuru baraza bagacari za Kazaro, bakaza bagaca hagati ya nani hagati ya Kiwanja na harimo indi centre iri Mabenga niho banyura, bagaca hagati ya Kiwanja na Mabenga mu hagati, bakinjira muri Rwindi bagakomeza iryo shamba ryose, bakazagenda bakikira. Ubundi ushobora gutraversa umuhanda nk'umurabyo bakakomeza ukabura buze bakazagera muri Uganda, kuko ushobora no kuva aho ngaho muri Uganda muri Elizabeth National Park, Queen Elizabeth National Park, ukayivamo ukaza ku buryo ushobora kuzagera Warikare ugenda n'amaguru kandi ugenda mu ishyamba, ukwepa ahantu hagaragara ugahita usimbuka ugacomoka ukongera ukagira ute ukagaruka. So niyo plan yabo, niyo mpamvu usanga bigoye mu by'ukuri. Abenshi wenda babashije gusobanukirwa ukuntu bigenda kugira ngo muri biriya bice gusa aha mu gace kakatanga n'ubundi ngo bahakubitiwe ku rwego rukomeye cyane bwana Bemba. Yego bagomba gukubitwa ku bundi bo ni nk'itegeko. Kunyaturwa rubyo ni ibintu bisa naho bigize ute bibaho, babaye umuco wabo. Umuco wabo hano rero. Ino nkuru ntabwo ari amazina. Ino nkuru ni inkuru igezeho kano kanyereka amazina ivuga nsubire muri CDK. Yego kuko abakunzi bacu bo ku Intare official tugomba ari breaking news kubitije tukahita tuyibabwira. Hano biravuga ko abasirikari 250 bama 23 bambaye neza, urabyumva, bafite intwaro, bafite imbunda ndetse kuri uyu wa gatandatu muri iki gitondo baje kugaragara n'ubundi Nyangezi. Uko byumva ni ahandi bakubitiye kandi barabacanshuro, bakubitiye abacanshuro na Ngoma, bari muri direction n'ubundi yo kwerekeza agace aho ni Kamanyura nubwo bayifiteho ko ntabwo twavuga ko ari yo, baca mu za nkengero nyine. Hano baravuga ati ngo abo basirikari bari kumwe n'imodoka za gisirikari ihetse abasirikari ba 23 bari kwerekera hariya ku mupaka wa Kamanyura. Kamanyura ifitanye umupaka se na Yeno n'u Burundi. Hari ukuntu bashobora gukomeza ngo n'u Rwanda ruri ku mupaka wa Kamanyura uri kuraza ari Rugarama, ariko yukomeje ushobora n'ubundi ubureba tuzaca ibitoki tu wamkwambukura Rusizi tu n'ubundi ukajyayo. Yego ngo biragaragara yuko izi ntare za Sarambwe ziri kwerekera muri axe ya Katogota. Katogota urabizi ni igice gifitwe nande na FARDC. Katogota ifitwe na FARDC, yego, ifitwe n'abarundi. Basa naho ngo bari gukurikira abasirikari ba FARDC bari baje ndetse n'abacanshuro. Abandi barashe bagakubitwa, abandi bakahapfira, ariko nira mirambo yabo koko banayijyanye n'abacanshuro. Bo katurebe wenda barayisimbukana sniper abayamurasiye kure, ubundi bajya kubona bakabona bari kugenda bagwa. Ni ya style n'ubundi bajyaga babakorera hara muri Warikare babikorera babiri nangaha mu ntuza mu babiri jyara bakore nano za Mubambiro hano ntuza Gashengeshe no bagiye babikora cyane kabisa, bakakurasira kure ararezo barashe muri apita baciri mwami. Nuko ngo hano ngo rero ngo societe civile
ngo zirabwira abaturage bo muri biriya bice ndetse na coordination provinciale de nouvelle société civile congolaise ya Sud Kivu irabwira ngo abasirikari ko bagomba kubavigira ngo ariko abaturage nabo bagashakisha uburyo bwo gutangira guhunga hakiri kare kuko umujyi wa Uvira uri mu mazi abira uko batekerezaga M23 siko bari kuyibona. Niyo mpamvu twababwiye mu makuru yacu ya mu gitondo turababwira tuti hari gukorwa ikintu kimeze nko kugerageza. Bagiye ngo kugerageza ngo noneho ngo bagerageze barebe imbaraga za AFC mu 23. Ese imbaraga za mu 23 zingana zite? Ese ko twaje kandi ngo babambitse imyenda isa niya M23 gusa M23 yo nyine ntabwo ari completement murareba ino uniform ya M23 ya madoa iriya ntabwo akenshi bakunze kwijyana no ku rugamba ubundi bakunze kujyana iriya myambaro ya plaine iriya nyine isa n'icyatsi iriya niyo bajyana. So rero bari yabo ngo bambaye imyenda isa niya M23 nkiriya mubona n'ubundi M23 kunze kwambara akaba ariyo bambaye gusa bifunze maske bigize bate bisiza amarangi ni bwa buryo n'ubundi bwo gukangana kugira ngo n'ubundi bagaragaze ko byanga bikunze bakanganye muri rusange. Gusa igihari kugeza amagingo aya ngaya nuko mu by'ukuri bakomeje kwitwara neza hariya muri biriya bice. Yego. Hanyuma reka nse nk'ugaruka mu uyu mujyi wa Goma wenda dusa nk'abarimo hari amasasu yumvikanye muri quartier ya Ndosho za Turunga naho nabonye ko yavugwaga hariya muri za Turunga hamwe amasasu za Kiziba hari ku Institut Sabiera hariya ku Kristurwa naho humvikanye amashuri aho wenda abantu batahazi reka tunababwire na hariya mu quartier Katoyi donc biregeranye kuko hano ku Sebiera ugeze hano kurajwa ni nkaho hirya ku Kristurwa ni hepfo ya Nyabushongo ni kijiji cy'abakatolike rero ukabona ko buriya mu buce navuga ubujya bugaragaramo rimwe na rimwe za nzarenge zijya zihishamo kuko bajyaga banaharasira n'abantu na ahandi ariko nkabona ko niba bashobora kuba hari abo bafashe hari amakuru avuga ko ngo hari abashobora kuba bamaze gutabwa muri yombi muri abo barasaga yego kabisa. Urumva ko nubwo umusore umwe wari uri muri patrouille buriya hariya muri biriya bice abasore benshi batangiye kujya bakora ko babwiwe na AFC mu 23 kujya bakora nabo burinzi muri abo basore umwe yaje gukomeretswa ariko amakuru angera arambwira ko umwe mu barasaga nawe yaje gutabwa muri yombi. Tujye kukurikirana kubera ko n'ubundi ariho dunaherereye urumva ko ari ibintu byoroshye ndetse bibaye ngombwa n'amavideo dushobora kuyabagezaho mu makuru yacu ataha. Ndumva sinzi niba twavuga wenda ku bijyanye n'Umurenge naho ingabo za deployinzwe nyinshi mu bice birimo za Bibogobogo ndetse n'utundi duce tugiye dutandukanye. Benshi bakaba bari kuvuga ko ndetse ngo na komanda sectere yaje kuherekeza bikavugwa ko ngo gahunda nta yindi ni morale ari guhereza abasirikare ndetse akababwira ko mu by'ukuri ngo ibyanga bikunze komine rurale ya Minembwe bagomba gukora ibishoboka ibyo ari byo byose ndetse bakayigarurira ngo uko byagenda uko ariko kose hagataho ngo ibyaduhabwa na Bemba byo bikomeje kwanga hari amakuru dohira badoha kuko kugeza amagingo ngaya ngewe abantu cyakora bajye babimyihanganira nabivuze bakijyayo ndavuga ati ari amafaranga yo M23 iri gukoresha gutegera indege no kugiriya ari amafaranga bakagombye kubagura muri essence izerekeza abasirikari mu ntuza isanganye kuko ntabwo bizatanga igisubizo. Margresa wenda icyo nabivugaho nuko berekanye ko batasuzuguye ko nabo bashakishije kira ni ikintu cy'ingenzi cyane kuko niba bagiye M23 yagiye igaragaza ko ishaka ibiganiro by'amahoro ko idashaka intambara mu gihe rero bari kubona yuko babigiyemo bari kubisaba nk'uko Perezida Gisegeti yakunze kubyingingira bakabona ko M23 ariyo yanze yari kugira ikibazo bakabona yuko n'ubundi kwishaka intambara idashaka ibijyanye n'amahoro bigatuma wenda n'amahanga atabyakira neza. Ikigaragara rero kuba nubwo
burya ngo hajya ngo niba ari ubupfu butageze mu mwuko ukuntu bajya baca umugani nta butoto butagezemo umwuko. Yego uko byagenda kose mama 23 yo yerekanye yuko ikeneye kugira ngo habeho inzira z'amahoro n'ubundi nk'uko yakunze kubigaragaza no kubisaba kabisa. Birumvikana neza, ndetse tugana ku musozo tubabwire ko Kinshasa mu kanya imboni yacu yerereye muri biriya bice itubwiye ko hamaze gufungwa abandi basirikare b'aba ofisiye, ariko kandi Sylvain Ekenge Bomusa nijoro yari kuri piste ari kubazwa n'abanyamakuru ba RTNC, aza kuvuga ko ngo abari kuvuga ko hari abasirikare ngo benshi bafashwe ngo bataramenya ngo ibyabo basirikare ngo bashaka kugabamo ngo igisirikare ngo kabiri, kandi birumvikana ko byamaze kukigabamo kabiri, cyane cyane ko bivugwa ko byanga bikunze hari abasirikare bashobora kuba bari gushakisha inzira yo kwigumura ndetse bakaba bana joininga, nabyo biri kugenda bivugwa, ariko ngo hari abandi bakomeje gutabwa muri yombi hariya. Ngo guhamagara we yavuze ko ngo ibya gisirikare ngo igisirikare kiri caractère ya politique ngo ndetse ngo kiri caractère nationale, ngo ntabwo kiba giba mu gace runaka ngo cyangwa ari ubwoko runaka, ariko uko mubivuga siko mubikora bwana Ekenge n'abandi bagiye batandukanye. Bemba reka dusoreze ahangaha, reka dusoreze ahangaha. Tunakomeza kwifuriza abakunzi bacu gukomeza kugubwa neza, abakenera ko tubamamariza turahari kugira ngo ibikorwa byabo bimenyekane. Reka tubifurize kugira Imana n'amafaranga. Murakoze cyane, amakuru yacu yo nakagaruka. Ciao ciao.